ibyo bintu uzabyicuza. Liza. 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 Oui. Non. Sembro kumamagara bite bya. Ntabwo nakumbuye musaza. Bandimi nibereye mu turimo wana. Ari gukora ibikize. Ndimo kuzinga imyenda. Nanjye wanzingiye. Ni yanjye sindayisoza. Mwana utita kuri musaza wo uzashobora kwita ku mugabo wawe. Umenye ko nyuma yo kurangiza amasomo nta kindi kintu tuzakora. Ubona diplome y'umukobwa n'umugabo. Ariko nyine ngiye kubisoza no kumamagaye. Aha. Ibyo byahise ko ni kumva nisonzeye nawe. Ntabwo mbizi niba byahiye. Ndi mu cyumba ntabwo nigeze njya kureba. Sawa nyine. Amaye ku mazi sako kugiba cyoze yagiye kumwe ngo ako nawe uragorana. Ubu ngubu mamagare kuza ngo nguhe amazi. Ese diye narazana umugore nawe ugomba kunitaho. Uyu mugore wanjye mfite riga hano mu rugo. Aha. Taza Agize mugiye kwereka. Kagiye kunyakira nkuko wakwakira umugabo wawe. Saba numva uri kuvuga ibintu by'abagabo cyane wamboneye umugabo. Ajya mu kanya wazumbwira ngo iki. Sinasanze uri kwitotoma ngo Ewe ngufite inkunda. umva nyine byaranze wese ari ubwo byaciyemo. Byangiye? Yaba byaraciyemo nyine ubwo nanjye niheraho. Aho ugira indafi. Y'amazi. Uwo amazi umaye niyo mpamvu uri kuyavugira ngo ayafuka. hano tazajya kondega ku musaza sha. Kazankubita. Aha. Ibishya ni ibiheze. Sha nta bishya nabuze telefone yanjye ubu ndumva irungu wapi. Telefone se yibuze muri ejo. Ejo se wavuye hano yitera? Sha byihorere nayo nicariye ahantu umuntu araza arayinyaka. abantu babonyaga telefone gute? Nicyo kintu ngiye mba ndi kwibaza. Hakuze ukuntu nirutse naranavunitse. Urakora cyane igihe wambwiriye tuzongera guhura ubu cyageze ko mbona uje hano. Ahubwo se kutangiye umbwira nababe no kunsuhuza. Ubundi se winjira hano gute? Ese ntabwo ari ngombwa kwinjira? Cyo mubaza wageze hano gute ko nari nzi ko ku gipangu hafunze? Nzi ko umwana ari nzi ko nk'ibisanzwe ngomba kuza nkinjira kuko ari kwa sheri wanjye.
hanyuma se igihe wambwiye cyo kuza kukureba cyageze ko si byari byose ni umujinya. rero ntabwo ari umujinya urabizi ni byo sezerano twagiranye. Yewe reka nkubwire ntabwo iryo sezerano naryubahiriza pe. mwese basi ikikuzanye ni telefone yanjye ejo banyibye niyo nzaniye. Ntabwo ari ibya telefone ntabwo ari byo nkuzaniye ariko nka sheri wanjye si kukubeshya pe si bwari kwirana kubona. niyingize byibuze ni na telefone yanjye nzaniye ngo ni ukuza kundeba. Kandi reka telefone ni ibishaka. ntabwo ibirimo ari byo bishakwa rero ibirimo se byari ingenzi kuri njye nzongera kubona gute. Kandi mbere hose utambwiraga gutya cyagenze bite? ntabwo wabyumva. Ntabwo nabyumva si biki. telefone yanjye nabuze harimo ibintu by'ingenzi. Ibyo bintu by'ingenzi umisha se ni ibyo udashaka kumbwira. Ariko bwira nzi ko ukora buri kimwe cyose ibintu byose ndabikora nditanga cyane kenshi cyane gashoboka ku bwawe ndagerageza pe nzi ko nawe ntacyo wacinda ariko nkaba mbona urukundo rwacu rugenda ruyoyoka rugenda rurembera mbibona byagenze gute? erega ari narabikubwiye njye nakubwiye ko urukundo ntarufatanya n'amasomo ngo mbishoboye. rero niyo mpamvu nanjye ugomba kunyumva kubera ko nta kuntu nanjye nabigenza nta kuntu nafatanya kwiga ngo mbivange n'urukundo ngiye mbikunda. Rega ibyo ndabyumva kwiga ndabyumva reka natwe twarize. wize ukundana se? Wenda sinize wenda nkundana sita bakonyereka n'ukuntu uri kwiruka bamwenyereka ukuntu uri narirutse mwiruka abarancitse bimamagaraza twarusu yituza ukahita undeba njyewe nahise nayo kuguhamagara ute kandi fone bayi wari kuhituza hano ukaza hano ukahita umbwira ati ukaba ukimufatiye ako simba ako uranyibeye kera ikoma najyaga nkora mu bandi bantu izi migeri komanda tuziranye bro wenda mu komanda mwana none se bwiza arambwiye kujya nyine tu akuze no kumuropera mu cyumba si byose n'agapantaro kanjye kamfurire kimwe nashaka hari ahantu nshaka kuzajya se hari ahantu ugiye kujya nese uragenda uzagaruke ku cyumba hari ahantu ngiye kujya nese kumbwiye ngo ngukoropere icyumba ni iki kidasanzwe ndagaruka none nimugoroba urazana nande se urazana nande ndaza nyine ese ko ubizi urumva nazana nande ubu kugukoropera icyumba se ubwo ngubwo bishatse kuvuga iki iri ugomba kwiga isuku kira ugomba gukorera nyine umuntu mudahuje igitsina ukiri muto nabwo yagwite mu kanya diporome y'umukobwa ni iki si nka bitanu se ngize ngo ari umuntu ugiye ari akantu ugiye kwibwira ngo uratahana n'umuntu oya ngiye gushaka kumbona telefone yawe seriyesi ntabwo ubwire wa musheri wawe mbabarira rero nshakira telefone yanjye yinzanire nabi ujya banga kumbwira ibintu byawe wowe nunzanira telefone nzakubwiye se ko uri kunywa amazi nk'uri kwiyahura ndashonje sha wowe wanze guteka ariko mana amazi araguhaza genda se ntari ibindi abikora niyo mpamvu ngukunda ujye umenya ko mu rugo wabyaye agakobwa kamwe niyo mpamvu nawe witetesheje cyangwa se watese aba ameze nkanjye ameze nkanjye ni wowe watese wese ugenda ugira n'abagukoropera ibyumba n'abagufurira urumva utaratese ndi umuhungu umwe nawe ukaba umukobwa umwe sawa ubwo mu magambo makeya rero urumva ngewe nawe tugomba kugifite kumvikana ibi ni byo rwose bro nese uragenda ryari none ndagiye ahubwo
uragenda utariye kandi wavuze ko ushonje se. abariye kazi niko bose bahaze. Ibyo wambwira Genda unterera agapasi rwose. ibyo nkora ngo iki Unterera agapasi sheri. nawe ntukandushe. Genda ukatere wana. Singura. Mbese imyenda nayo ndi kuzinga. Hari imyenda wiretse. Genda uterera agapasi nawe. Utangira umukozi se shama. Ako ntabwo uri umukozi sibyo se gisheri. Sawa. Ibi bigezeho n'uburyo mukunda kuri suku kubeshya pe. Ibi bintu bigeze ku rundi rwego, uburyo mukunda biragoye kuba hari ikintu wankora ngo cyatuma nkureka. Njye rero narabikubwiye niba kwiga ntabishobora ngo mbihuze no gukundana ugomba kunyumva, ugomba kumpa umwanya nkabanza nkabitekerezaho. Tekerezaho isi biki kandi? Tekereza kuko nashoboye gukundana ndi ndo kwiga. Cyangwa gutekereza uburyo uzankunda. Cyambere ni amasomo ari kandi afite kunyumva. Hakabura n'umwanya muto wamo. Se nakuburiye umwanya Cyane sukimamagara. Sukinyandikira na SMS habe no kumpipa wenda ngo ngo uhamagaye n'amayinite ufite reka da. ubwo rero ikigomba gukora no kwihangana kubera ko ubundi harabura igihe gito ngo nsoze. Reka nkubwire. Reka ngenda mbibona suko kubeshya. Erega buri umuntu ugukunda urabibona. N'umuntu utagukunda urabibona. Mbere warankundaga narabibonaga. Ariko ubu ngubu uko urukundo rugenda ndi kugenda mbibona. Byagiye bigabanuka nkabibona. Mbibona pe. Rega umuntu rega utagukunda cyangwa se uri kugenda kwicaho ugenda ubibona. Ariko bagira ngo musabe ikintu kimwe. Kandi nyemerere. Nabi. Ndagira ngo usabe umfashe urukundo rwacu rwa mbere. Ume umwanya wenda bikomeze nk'uko mbere byari bimeze. Wonge mfite ubwoba. Rega nkubwire nta kintu ufite cyo gutinya. Ngiye ikintu numva wakora basi mu mwanya banze nsoze kwiga. Urabizi ndagukunda ntabwo nakwibagirwa. Ngiye umbwiye gutyo ubwoba buranyica. Ejo bundi uzi ibintu twavuganye. Urambwira ngo nta mwanya ufite. Bukeye bwaho ndakubona ni mugoroba. Kandi uko bisa kose hari ibintu wari urimo. Tunahuye umbwira nabi. None se ni iki naba naragukoreye gishobora gutuma ibyacu bigenda bihinduka cyane? Rega ngiye nta mwanya mfite gukomeza nirukanka mu bintu bya business ntazi. Urabizi pe. Genda gukunda ndanakuba. Rero ikintu nagusaba mpaye umwanya mbanze tuze kwiga ibyo byose tuzabijyamo nyuma. Urumva aricyo kintu cyiza byari cyo gukora.
hase mani Natasha wagiye uzi uvuga mana uzi uko umwanzi none se wari uri mu biki mwana wari mu kwiga ndimo kwiga nyese ntabwo ubibona none ni sawa kwiga byanze mwana ndaje twige ibiki se byakunaniye nanjye ndi kwiga sha ejo bundi suzi ko dufite kati mwana wanjye we umva nyine nsobanurije umaze utese nta no kuza unsuhuza nsobanurira nta n'isose twaderuka ryari bimeze bite ni sawa nawe cyane amasomo amereye nabi wari uri kwiga iki se ndi kwiga mwana umva byananiye umva sha nyine reba katurebe kuri izi calculation nizo njya mbona bakunda kuzana umva mwana yanjye byancanze nabuze icyo nakora ko birenze mwana ariko tuzanabikora se nta n'ibirenze reka ngende ndasoma no gusoma amaformule gusa erega mani subiza ukuntu uramutica se ubundi abaza nta birenze imibare ndayanga mwana reka turebe kuri izi ntuze kuri izi formule gusa nizo bazazana n'ubundi nta birenze umeze neza umeze neza shanata ntabwo meze neza mwese habaye natareka nkubaze mbabarira umbwize ukuri uramutse ufite boyfriend mukundana pe kandi mumaranye ukaba ufite umujama wo mu Rwanda agukunda nta kintu adakora mu rukundo rwanda ariko ukagira gutyo ugahora n'umuntu wo mu diaspora akagukunda mani yifuza kugukora buri kimwe cyose akazana kujyana hanze wowe urumva wahita mu nde hanyuma nyine nkabona mu diaspora ako mu Rwanda nyine dukundana kandi aho mumaranye n'igihe kinini dukundana rero umu diaspora mani njye nako namwirukiye akareka biki ubu ushatse kuvuga ngo umuntu yakundana njye nakomezana na boyfriend wanjye wo mu Rwanda umu diaspora wapida uzi iki se ko yaba gukunda cyangwa kubeye asenata urumva ibyo bintu ari byo uwo mu diaspora njye ndabizi neza abagufitiye urukundo kandi bazana n'umuntu bugiye utazakugumisha mu Rwanda none se mwana sibyo uwo mu Rwanda mumuranye imyaka sinzi imyaka mumuranye mukundana sibyo ariko se gute ugiye kumureka ngo ugiye ku mu diaspora shana tareka mubwiza ukuri uri inshuti yanjye kandi ndabizi ko wangira inama nziza pe uwo muhungu tumaranye igihe dukundana ariko njyewe niboneye nyine uwo mu diaspora pe nawe yanyeretse urukundo rutabaho arankunda arambwira ngo ashaka ko tuzasha ni ukuri njyewe ndumva ngerega mwana wo mu diaspora arankunda ndabyumva kandi noneho umuntu yibaza nk'umuntu butazakugumisha mu Rwanda mpaka upfuye none se umunyarwanda we ntabwo yajya hanze akura henda wapi so guhinda pe ariko uriya muhungu ngiye kumureka ugiye kumureka umva bwira waba uretse uzicuza mwana ese mani warekanye n'umunyarwanda sori bwira nawe nshatse kukubwira ati waretse umudiyasipora mani ukamureka ugakomezanya n'umunyarwanda shana tabyibare ibyo uvuga ntabyo uzi nyine ndabyumva pe umudiyasipora muhungu azangeza kuri byinshi nawe uriya w'umunyarwanda ese kubera iki abakobwa bo mwumvise umudiyasipora wumva mwahinze mwumva ntabyo uzi wabimenya uhuye nawe sha byihorere aha aba uretse uzicuza mwana bwira uri inshuti yanjye ariko mwana ibintu uri gukora ntabwo ari byo nze mbitekerezeho ubwo nyine nanjye nzafata umwanzuro w'umuntu mukuru mfata umwanzuro umva sambwira nyine gusa nyine utekereze bizima anyways urakoze kungira inama tu nubwo numva atari nziza ariko urakoze nyuma uzamenya ko inama nkugira ari nziza shanata reka tubyihorere reka n'ibyo kwiga tube tubyihoreye tuzasubira nanjye nyine reka nitahire gusa nyine ubitekereze
kenshi kabisa siko bampamagaye inshuro nyinshi wallahi nagushakaga nyine hari akantu nyine nashaka kugira inama mani kajyanye n'iki se wallahi ibintu byamuranye kabisa byagenze bite mani bitanje mani wabuze amafaranga